ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, twabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho twabateguriye kubaganiriza ku binyobwa byitwa ko bitera imbaraga abantu benshi bakunda gukoresha mu bijyanye na siporo, bitegura gukora imirimo ibasaba ingufu, arizo bita energy drinks mu rurimi rw'icyongereza. Ibi binyobwa rero bikaba byaratunzwe agatoki yuko ari nyirabayazana w'ibibazo byinshi atari byiza ku buzima bw'umuntu. Ukurikire kino kiganiro kugera kirangiye kugira ngo wumve nyine impamvu bavuze yuko ibyo binyobwa atari byiza kubigira akamenyero ku buzima bw'umuntu. Njyewe gutegura kino kiganiro nitwa Celine Uwera, nk'uko bisanzwe urubuga ni ntayorwa. Ibi binyobwa rero birimo ni ibinyobwa bitandukanye birimo amazina ngiye kukubwira atandukanye akunda kugaragara mu maguriro y'ibyo kunywa, biterwa n'igihugu nyine, ariko hari ibyagiye bitungwa agatoki cyane cyane, harimo nk'ibyitwa Rockstar, hari ibyitwa Bang, hari Full Throttle, hari Master Energy, hari 5 hours energy. Iki ngiki nyine bakakubwira yuko ugumana imbaraga mu gihe cy'amasaha 5 rwose, ariko nyine hari ingaruka nza kukugezaho. Hari North Energy, hari Red Bull. Iyi ngiyo ikunda no kuboneka cyane, abantu benshi barayizi, ariko igizwe n'isukari nyinshi cyane, ikigero cy'isukari nyinshi cyane, kandi isukari itera ibibazo bitandukanye mu buzima bw'umuntu. Hari na Cannabis Energy Drink. Cannabis, iryo jambo ryonyine uryumvishe urumvimo ijambo nyine cannabis riri ku rutonde rw'ibiyobyabwenge bifite ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuntu. Iki kinyobwa nacyo bita 5 hours energy kirimo urugero rukabije rwa kafeyine, nko mu icupa rimwe uba usanga harimo ikigero cya kafeyine kigera ku magarama 200 bya kafeyine. Urumva nyine yuko ari urugero rukabije cyane, ku buryo bishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye ngiye kukugezaho. Impamvu rero ni iyi, ni uko nyine harimo akenshi mu kubitegura bifashisha ibintu bikorerwa mu nganda, amaproduit yo mu nganda, ari nka za kafeyine. Kafeyine ubundi kafe nyine ntabwo ari mbi ubwayo, ariko iyo birengeje urugero umuntu akayifata ku buryo butandukanye bwinshi, ikigero cy'inshuro nyinshi ku munsi cyangwa se mu cyumweru, uba usanga ashobora kuhakura ibibazo byinshi bitandukanye by'ubuzima. Noneho rero iyo mu icupa rimwe bashyizemo kafeyine nyinshi, uba usanga bifite ingaruka nyinshi ku buzima. Hari isukari nyinshi kandi tuyiziho ko igira uruhare mu gutera ibibazo byinshi by'ubuzima, birimo diyabete, harimo umubyibuho ukabije, harimo ibibazo by'amenyo yangirika, harimo insuline resistance. Nyine ibi iyo mbivuze wumva ko bifitanye isano na diyabete, ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima bituruka nyine mu isukari nyinshi iba iri muri bino binyobwa bitandukanye. Mu bindi bibazo rero bishobora kugaragara harimo blood pressure, ni ukuvuga umuvuduko w'amaraso udasanzwe wihuta cyane, ugasanga bimuteye ibibazo by'umutima, n'ibindi bibazo by'imitsi, kubera nyine amaraso aba agenda yihuta cyane. Hari heart rate, ni ukuvuga kwa kundi ikigero cy'umutima uba utera ku kigero runaka, ugasanga ntabwo, kubera umuntu aba yanyweye biriya binyobwa ngo byitwa ko bitera imbaraga, ariko ugasanga bigiye kuderanja nyine urugero umutima wari usanzwe utereraho.
hari ibibazo bya palpitation ni kwa kundi umuntu ahumeka insigane kubera nyine umutima uba udatera ku buryo busanzwe, wenda ugatera ku buryo bwihuta ugasanga yabuze amahwemo. Hari irregular heartbeat ndetse heart failure, ugasanga umuntu rwose n'umutima unaniwe guhumeka, unaniwe gukora uko wari usanzwe ukora. Ibyo byose bibazo babyita heart arrhythmias, nyine umutima uba ukubita insigane, ya ritime umutima usanzwe ukoreraho ugasanga yahindutse. Mu bindi bibazo rero bishobora guturuka kuri bino binyobwa bya energy drinks, harimo ikibazo cya anxiety, ni bwa bwoba nyine no kubura amahwemo bishobora kwibasira umuntu nyine ukoresha ku buryo buhoraho bino binyobwa. Hari ikibazo cya insomnia, ni ikibazo kijyanye no kutaryama bihagije ngo umuntu akabura ibitotsi kubera bino binyobwa nyine bigenda bikangiza imikorere y'ubwonko, ugasanga umuntu ntabwo akibona ibitotsi bihagije ngo aruhuke, kandi umubiri kugira ngo ukore neza nyine ni ngombwa yuko umuntu agira amasaha yo kuryama kandi ahagije, umubiri ukongera ugasubirana imbaraga. Ikindi kibazo rero bino binyobwa bitera ni uko habaho desidratation. Iki kibazo kikaba ari uko bino binyobwa bigenda bigakamura amazi, ikigero cy'amazi kiri mu mubiri w'umuntu. Ushobora kumva ufite inyota, noneho ubundi uba ugomba kunywa ibintu nyine bituma wongera ikigero cy'amazi mu mubiri wawe, ariko bino binyobwa bya energy drink birimo ibyo nakubwiye nyine, urutonde rw'ibyo nagukoreye ndetse n'ibindi bigenda bitandukanye, harimo n'iby'ibyo abantu bikorera mu bikari byabo, uba usanga nyine bigenda bigakamura amazi yo mu mubiri w'umuntu. Hari rero inama umuntu ukunda gukenera bino binyobwa, nk'abantu bakora siporo, abantu bashaka gukora urugendo se, abantu baraye amajoro, aho kugira ngo bakoreshe bino binyobwa mu rwego rwo kwiyongera imbaraga, bazi ko biyongera imbaraga, hari ibindi binyobwa bashobora gukoresha nabyo bikabongera imbaraga aho kugira ngo bijye kubangiza. Ibyo binyobwa nakubwira harimo nka green tea, cya cyayi nyine cy'icyatsi, thé vert. Iyi thé vert ikaba ari nziza cyane, ikaba igira uruhare mu kongera umuntu imbaraga no kumwongera akanyabugabo. Hari abantu benshi nzi bayikoreshaga kandi bikabagenda neza. Ndabyibuka mu gice cya za Nyamirambo hari ahantu bayiteguraga, abantu benshi ntabwo bari bayimenyereye, ariko ugasanga haparitse amamoto menshi ku mugoroba baje nyine kunywa thé vert. Abo ngabo bari baramenye ibanga nyine rya thé vert. Ikindi kinyobwa rero ni imitobe yateguwe mu mbuto zikiri fresh, zikimeze neza. Ibi nabyo biba byongera umuntu imbaraga, nubwo n'imbuto ubwazo nyine ni nazo nziza kurusha iyi mitobe, kuko iyi mitobe akenshi hari igihe baba bakamuyemo bya bindi bagasigarana umutobe gusa, kandi nabyo burya bya bindi bisigara nabyo ni ingenzi, nabyo bishobora kongeramo umuntu imbaraga. Hari n'ibindi binyobwa rero bitarimo za kafeyine bitandukanye ushobora kubona mu maguriro atandukanye, kandi bitarimo n'amasukari arengeje urugero. Irindi banga rero ni uko umuntu yakora ku buryo agumana ikigero cy'amazi mu mubiri we, ntagire umwuma, kandi akarya indyo yuzuye ku buryo buhoraho.
gukora siporo n'iyindi myitozo ngororamubiri ndetse n'imirimo ituma ahora anakitivite. Ibi nabyo ni byiza, bituma nyine umuntu agira imbaraga, ntakeneye kunywa nyine bya binyobwa yibeshya ko bimwongera imbaraga. Ikindi cyiza ni uko umuntu yagira akamenyero ko guhumeka neza, agashyitsa mu nda rwose, ntahumeke insigane. Ibi ngibi biritozwa, birigwa, ugasanga bifashije umuntu akumva afite imbaraga. Kuruhuka rero nabyo, kugira igihe cyo kuruhuka ukaryama amasaha ahagije nabyo ni byiza. Hahandi nakubwiye ko bino binyobwa bitera insomnia, ni cya kibazo cyo kudasinzira neza. Ugerageje rero ukajya usinzira neza, ahubwo umubiri ugasubirana imbaraga, byagufasha. Ikindi cyiza rero, wenda iki ngiki nakigarutseho mu kiganiro cyo kugenda, ni akamaro ka nature, kugenda ahantu hari ibimera, ahantu hitaruye imijyi n'imyanda yindi yo mu mijyi, uba usanga ari ibintu bigufashije, ukumva urahumeka neza, ufite imbaraga zo gukomeza ubuzima no gukora iyindi mirimo isanzwe. Ndagushimira wowe wakurikiye kino kiganiro, kandi bakangurira gukomeza gukora subscribe, like na share. Niba munafite n'ibitekerezo mwabitugezaho, akaba aribyo duheraho nyine tubategurira ibibashimisha mwifuza. Njyewe waguteguriye kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Nkaba mbifurije amahoro no guhirwa mu buzima bwanyu bya buri munsi.